ese wababwiye? Ya niko byagenze nyine mama twaturukanye mu cyaro nyine tugeze hariya ambwira ko agiye kuzana amazi tunywe guhera inyota yari yatwishe. Twakoze urugendo rurerure cyane umunsi wose. Ubu ngubu nabyutse rwose saa 10 kubera ko no kuva mu rugo tujyayo imodoka tuzifatira naho ni kure, twahagenze isaha n'igice. Rero mama yansize nyine aho ngaho ambwira ko agiye kuzana amazi, ariko nategereje rwose n'uyu musore Filipo asanze nabajije umuhisi n'umugenzi, ariko rwose nta muntu wigeze angirira impuhwe cyangwa mbaze cyangwa nsubize. Ariko ubundi yari usanzwe ari umugome cyane, mbayeho nabi, ariko nari nzi ko yahindutse nuko yambwiye neza nyemeza ko data yamwuntumye nyine ko ashaka kumbona kandi adafite umwanya wo kuza iwacu mu cyaro. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze hano kuri Yep Media. Nongeye kukubwira nti umeze ute, wiriwe utese, ubuzima buragenda amanywa nijoro, uko nyine utekereza Imana ikomeze ikongerere igihe cyo kurama cyangwa se igihe cyo kubaho. Ubuzima nyine bugenda buhindagurika, niba none bitagenze neza ndabyizeye ko ejo bizagenda neza, kubera ko nyine ntabwo ibintu bibi bihoraho, nubwo ni byiza bitahoraho, ariko nge abambifuriza ibyiza gusa. Nyine umuntu wakanze subscribe hano kuri Yep Media cyangwa se Yep TV RDA, ndagusuhuje cyane. Abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, abantu muri Gasabo, abantu bari Nyarugenge, Kicukiro, abantu bari hanze, abari muri Amerika n'ibihugu duturanye, mwese rero mbahaye ikaze hano kuri Yep Media. Nge nkunda kubanza kubasuhuza kuko mba mbakumbuye nyine, ariko reka dutangire inkuru yacu. Nizere ko abantu murwaye Imana iri buze kubagirira neza, nicyo kintu mba nsenga, kuko kurwara buriya birakatsindwa cyane. Rero inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17. Ni umwana uri kurira cyane, ari kurira ari mu cyumba ahantu hatabona, ahantu hatuje cyane. Ariko uyu mwana w'umukobwa nubwo yariraga nta muntu wari umuri iruhande, nta muntu wari umuri hafi. Ni ibintu byari bigoye cyane gutekereza ko nyine umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'iyo myaka yarira amarira nkaho yari ari kurira. Rero haje umugore ako kanya ari kurira nyine. Umugore yinjiye mu nzu aramubwira ati Clarisse, uri kurizwa n'iki? Clarisse ntabwo yigeze amuvugisha, ahubwo yarakomeje warivugira, ariko Clarisse atari kumwumva. Umugore aramubwira ati papa wawe azagaruka, ntabwo ibi ngibi byaba ngo agende ahere, kandi urabona yuko nubwo atakundaga mama wawe hari igihe yanyuzagamo akaza kumusura, akaza kumureba. Ubwo rero wihereramo n'agahinda, turahari sibyo? Clarisse nta kintu yavugaga, ahubwo yashyize nyine yarambitse umutwe ku buriri kuko nibwo yari yicayeho, maze yishyiraho amashuka, arakomeza ararira nyine. Umugore wari muri ruhande aramubwira ati tubwo ni ubutesi bukikurya, kandi igendere uraza kumenya neza ko ibihe wagezemo wakuze. Uwo mugore yaragiye, kumbe nyine asohotse hanze hari hacanye ikiriyo, bigaragara ko abantu bari ku kiriyo cy'umuntu wari witabye Imana. Rero abagabo bari bahari batatu, bari bari kuganira, bari kuvuga ukuntu umwana w'umukobwa nyine asigaye ntaho asigaye, mbese asigaye mu buzima bubi, asigaye ahantu habi. Ariko umwe ari kuvuga ati ise yambwiye ko tumuza kumubwira akajya kuba hariya umugore we wa kabiri aba. Ubwo Clarisse aho ngaho babaga hari haraguzwe, haragurishijwe nyine, kubera ko iwabo bari baramaze gukena, bari mu amadeni banki zaragurishije aho iwabo babaga, mbese basigaye ari abakene ku rwego rwo hejuru. Mama we rero niwe wari witabye Imana. Clarisse yari ari kurira ati ariko mana, ubu koko unsigiye nde mama? Unsigiye nde kubizi ko data nta kintu yitaho, kubizi ko data nyanga, kubizi ko nta muntu n'umwe wanyitagaho, ko kubera icyo unsize koko? Ariko Clarisse nta muntu yari afite umusubiza, kuko nyine abantu bose bangaga mama we, uretse Clarisse wenyine wakundaga umubyeyi we. Bamuzizaga rero ko yihambiriye ku mugabo w'umukire, ariko uwo mugabo n'ubundi nawe byari byararangiye akennye ndetse aranigendera. Ubwo rero abagabo bandi na bamwe bari baraguze aho ngaho, bwarakeye nyine baza kubwira Clarisse ko ahantu ari nyine ahantu aba
haguzwe kandi akiri umunyeshuri atabasha kwishyura aho ngaho kugira ngo ahabe. Ubwo byabaye ngombwa ko Clarisse nta handi hantu yagombaga kwerekera, nk'umwana w'imfubyi nyine udafite na papa we hafi aho, yahise ajya kuri wa mugore wa kabiri wa papa we. Yari umugore ufite abana bato babiri ariko nyine yanga Clarisse cyane, ariko nta kundi yari kubigenza. Clarisse yagiye kubayo atangira nyine ishuri, yumva yigaga mu mwaka wa 5, akomeza kwiga nyine, akazinduka ajya ku ishuri, akagaruka nimugoroba, agakora imirimo yose, agakubura, akaza ibyombo, akoza abana, agakora imirimo myinshi, agateka. Umugore wa se nta kindi kintu yongeye gukora akibona Clarisse ateye ikirenge we mu rugo. Ubwo papa we ntabwo yahabaga, yabaga yarigendeye, yarigiriye mu mujyi, ntabwo yakundaga kuza muri urwo rugo kuko yagiraga abagore benshi nyine, n'uwo mugore uretse ko yamuhaga amafaranga gusa nta kindi kintu yamumariraga. Rero Clarisse yatangiye gufatwa nabi cyane bikomeye, amaze nyine hafi amezi nyine 3 ahari, ariko nyine atangira kwinubwa, atangira kumufata nabi. Uwo mukase nyine amubwira ko adakora ibintu uko bikwiye. Yatangiye kumubwira ko igihe yitaho ari amashuri gusa, ko atita ku kuntu ubuzima bwe bugomba kugenda, atita ku bana be. Kandi Clarisse yazinduka akarabya abana, akabajyana ku ishuri, akagaruka akajya nawe yakitunganya akajya kwiga, yiga agataha. Ariko atangira gutaha agasanga nyina ntiyatetse, Clarisse ubwo agateka, akajya ku ishuri inzara iri kumurya, bimwe na bimwe yanatetse nyina akabihisha, mbese akamubwira ko we atari umwana we, akamubwira ati we warakuze rero uri kurira barumuna bawe, ntabwo nakwemerera rwose ukomeza gufata barumuna bawe batya, urya ibiryo byabo, ntabwo wowe ugomba kurya ibiryo bikeya kandi ukagumana igihe kirekire. Clarisse yatangiye kujya kwiga irigunze, atangira kujya kwiga, inzara iri kumurya, imirimo imubana myinshi, amasomo atangira kumunanira. Hari umwarimu witwa Jeanne w'umukecuru ariko nyine udakecuye cyane nyine, gusa yari akuze, yakundaga kubona Clarisse yigunze cyane, kuko mu gihe abandi babaga bagiye muri recreation nyine muri break saa 4 nyuma ya saa 6, Clarisse yabaga yigunze yibereye muri classe ari gusoma ibitabo, ari kuririmba. Yari umukobwa ukunda kuririmba cyane, yakundaga kuririmba kandi nta muntu wari ubizi ko abikunda uretse uwo mwarimu wenyine, kuko niwe wakundaga kuhanyura nyine aje kureba se mu ishuri bimeze bite, akaza kureba. Yari yaramenyereye ko Clarisse aba ari kuririmba ariko yicaye inyuma muri classe yazimije ibintu byose, yanafunze umuryango. Bukeye rero uwo mugore nyine cyangwa se uwo mukecuru yarahanyuze, yumva indirimbo Clarisse yari ari kuririmba, ni indirimbo yuzuyemo amaganya menshi cyane. Ntabwo Clarisse yari azi ko uwo mumama ajya amwumva cyangwa se atambuka nyine akaza kumva ibyo ari kuririmba, kuko ntiyarabwo bari baziranye cyane, uretse ko yari mwarimu, ariko ntabwo yitaga nyine ku banyeshuri cyane. Clarisse rero indirimbo yaririmbaga nta yindi, yari yuzuyemo amagambo aririmba ngo se mana nanjye uzanyibuka, mbasi uzibuka ko nahoze ndi umwana mwiza, mfite mama wanjye, ko navutse mbona papa wanjye, mbona data nzanira umugati, ariko mana byose ubu byaragiye, byaribagiranye. Impano wari warampaye ya mama nayibuze rwose nkibyiruka, mama yarapfuye, ariko aho banyohereje ni ukuri ni habi cyane, baranyanga. Muka data aranyanga, arantuka, arantoteza, anteranya n'abana be n'urubyaro rwe, kandi njye ntacyo ndakora. Ni indirimbo yaririmbaga n'amaganya menshi cyane, ahamagara ubwiza bw'Imana ngo ize nyine ibe yamutabara cyangwa se imufashe nyine kuva muri iryo curaburindi yari arimo. Gusa nyine nta muntu yari afite wo kumufasha, nta muntu yari afite wo kumwumva, nta kintu na kimwe yagombaga gukora uretse kwiririmbira nyine akituriza. Yari afite akajwi keza ariko nta muntu wabyitagaho. Nyuma yaho hashize igihe nyine yakomeje kuba mw'ubwo buzima nyine, kuko n'ahandi yari afite kujya, kandi yagombaga gusoza amashuri kugira ngo agire ikindi kintu cyose yashoboraga kuba yakora. Ubwo mukeye hashize nyine igihe, ariko nyine atarasoza, n'ubundi bari mu gihembwe cya nyuma, bari mu bizamini, wa mwarimu yaraje, n'ubundi Clarisse ari kuririmba, yinjira muri classe aramubwira ati Clarisse mwana wanjye, iryo jwi ryawe rizagukura aho wicaye, nta muntu uzi ko uzi kuririmba gutyo, nta muntu ubizi pe, ariko ndahamya ko ukuntu uririmba nkunda kukumva. Clarisse yaratunguwe, aramubwira ati ntabwo nari mbizi ko rwose mu nyumva ndi kuririmba, rwose ntabwo nari mbizi.
niwe muntu wa mbere umbwiye amagambo nk'ayo, kuko amagambo nakiriye kuva nkiri muto n'uburwayi bwa mama yatinze kuriya, nta muntu wambwiraga neza. Abantu bose banshinjaga ko mama yihambiriye kuri data, abantu bose banshinjaga ko ntacyo nzamara nta n'icyo nzimarira. Mu by'ukuri niwe wambwiye ijambo ryiza, niwe wambwiye ko wenda ubuzima bwanjye bwahinduka, niwe wundemye agatima nubwo ntabyizeye. Mukecuru Jane yaramubwiye ati umva Clarisse, ntabwo ibintu bizira rimwe kandi uracyari muto, uracyafite imyaka yo kuba ubuzima bwawe bwahinduka. Ikintu ufite gutekerezaho ugatindaho ni ukwiga kandi ntucike intege. Clarisse yaramubwiye ati nimbishobora nzabikora, ariko birarushaho kwanga, gusa Imana niyo nizeye yonyine. Ubwo Clarisse yasoje umwaka wa 5 nyine bisanzwe nk'abandi bose, maze arataha nyine bajya mu biruhuko, kubera ko urumva ibiruhuko byagombaga kuba, nawe arataha ajya mu rugo. Clarisse ageze mu rugo ubuzima bwaranze, noneho Nyiramukase atangira kumukubita, atangira kumwiriza, atangira kumubuza byo guteka, bimwe yakoraga byose bimukuraho. Clarisse akirirwa aho ngaho, akarara aho ngaho arira, inzara yenda kumwica, akajya gusabiriza hirya, akajya gusaba mu baturanyi, akajya kubakorera imirimo avuye no gukora iyo mu rugo kugira ngo bashe byibura kuba bamuha ibyo kurya. Gusa ntabwo yabashaga kuvuga ngo ndashonje cyangwa ngo nkeneye kurya. Yari umwana w'umukobwa mwiza cyane kandi ugira ubupfura, yagiraga ikinyabupfura, yubaha abantu bose, ariko nta muntu wari uzi ubuzima ari gucamo n'intambara yari ari kunyuramo. Ubuzima bwe rero bwakomeje kuba bubi, noneho aho ngaho kuhaba noneho biramurambira. Noneho Mukase aramubwira ati ejo bundi uzitegure tuzajya gusura so mu mujyi, tuzajya kumusura, kandi ntabwo nshaka kuzagenda nyine warakaye ugaragaza uko ubayeho, nshaka uzamubwira ko tumeze neza, kumeze neza, ko ubuzima nta kibazo dufite. Clarisse yaramubwiye ati none se no kubera icyo uri kumbwira ayo magambo noneho? Ati nyine nshaka kugushyira so yakuntumye, nzajya kuvugana nawe, nshaka rero ko tuzajyana, ufura imyenda yose, witegure, abantu bategure, nubwo bo tutazajyana tuzabasiga ku muturanyi, ariko wowe tuzajyana. Urumva papa wawe ntabwo afite umwanya wo kuza aha ngaha, kandi nyine yambwiye ngo sinzagusige. Clarisse ubwo yariteguye, yumvise yishimye ko wenda ahari papa we yongeye kumwibuka, yongeye kwibuka agapfubyi nyina yasize, cyangwa se umugore we nyine yasize mu isi katagira kivurira. Clarisse yariteguye, aritegura neza rwose, arafura imyenda, kubera ko nyine yagombaga kugenda agafata imodoka ajyanye na Mukase. Ubwo bwarageze nyine umunsi wo kugenda uragera, Clarisse ajyana na Mukase mu gitondo nyine bajya gufata imodoka, bagombaga kwerekeza mu mujyi. Mukase we ntabwo bwari ubwa mbere agiye mu mujyi kuko yari asanzwe ahazi, ariko Clarisse we ntabwo yari ahazi. Yamusezeranyije ko ari bumufashe buri kimwe, ko ari buze kujyana nawe, akamwereka nyine ibyiza by'umujyi, nyine ko ubuzima bugiye kugenda neza, kubera ko ariko papa we yabyifuje. Gusa amubwira ko naramuka amureze kuri se azamukorera ibintu atigeze amukorera kandi biba atazibagirwa. Ubwo Clarisse yamubwiye ko rwose nta kintu kibi yakora, ko rwose n'ubuzima abayeho akeka ko ariko Imana yahisemo. Yaramubwiye ati rwose njyewe ibyo unkorera byose nkeka ko nawe atari wowe, ahari ni Imana ibigukoresha, ntabwo rwose nakigera nkuvamo cyangwa ngira ikintu mbwira data, kubera ko n'ubundi ibyo naciyemo birahagije. Ahubwo urakoze, uri kumbera mama mwiza rwose, kandi Imana izabiguhembera. Ubwo bazindutse bafata inzira, bageze mu mujyi. Urumva mujyi ni umujyi bagurimo abantu benshi, ni umujyi hari abantu benshi cyane, ku buryo byari bigoye ko umuntu kuba ahageze bwa mbere adafite umuntu umuyobora, adafite umuntu bajyana, adafite umuntu umubwira ngo nyura aha, adafite umuntu umubwira ngo turafata iyi modoka nyine ngo amurandate. Byari bigoye cyane ko Clarisse we yakikura muri gare ahaparika imodoka bari bageze. Ubwo rero arangaye gato, wa mugore bitewe n'ibintu yari yapanze, yari abizi neza ko Clarisse namusigaho n'ubundi atazasubira iwabo, cyangwa se atazasubira nyine aho babaga. Umugore nta kindi kintu yari yapanze gukura Clarisse mu rugo iwe, kubera ko yabonaga ko Clarisse atangiye gukura kandi atangiye kuba umukobwa mwiza ushobora kuzatuma nyine ubuzima bwe nabwo bugira icyerekezo, ariko nabwo akabona ni umwana wundi.
yamufataga nk'umwana wundi, yamufata nk'aho ari umwana wa mukeba we atigeze akunda n'umunsi n'umwe. ubwo nyamugore rwose Domitira yasize Clarisse muri gare, amusiga ahantu mu rujijo, wamubwiye ngo agiye kugura amazi yamuzanira anywe. Clarisse ubwo aguma aho ngaho afite igikapu cye, noneho nawe agenda agiye kuzana amazi. Clarisse ategereza ko Domitira cyangwa se Mukase azana amazi ngo banywe, araheba. ubwo yatangiye hashize iminota 30, atangira kwirebaho, atangira kureba hirya no hino, abura uwabaza. Abantu bose baratambukaga, abantu bose bari kugenda, buri wese ubona ari mu bye, mbese abona nta muntu yanabaza. Yahagaritse umugore umwe wari uhetse umwana, aramubwira ati none se mwaretse nkababaza? Umugore yamubwiye turashaka iki wa mukobwa we? Ati nari ndi kumwe na mama, atari ko agiye kugura amazi. Gusa hashize umwanya munini yagiye kugura amazi, n'ubu ndacyamutegereje. Ntabwo nzi ngo araza ryari, ubundi amazi hano bayagurira hehe ko byibura ngiye kumureba? Umugore yamubwiye ati ariko uri muzima? Amazi suba ahantu hatari ni hehe? Aya maduka yose ureba hari amazi. Nese uwo mugore mwazanye se ni mama wawe koko? Yego ni mama wanjye, nubwo nyine atambyara nyine, ariko ni mama wanjye nyine, ni mama wanjye. None se mubanye mute? Nta kibazo dufitanye, rega nuko hashize nk'iminota 40 nabonye ntakomeza gutegereza, ndavuga nti wenda namusangayo nkamusanganira kubera ko tugiye kureba data. Arambwira ati rero njye ntabwo mbizi, kandi mfite akazi kenshi ndi kwihuta, urabona butangiye kwira. Ubwo rero rwose ntabwo nzi uko biri bugende, komeza utegereze wenda araza kugaruka, ntabwo mbizi. None se wandangiye ahantu bavoma amazi cyangwa bayagurira, byibura nkagenda nkamureba? Ntabwo nzi aho bayagurira amazi, ntaho batayagurira wa mukobwa we. Hariya baragura, hariya ni amaduka, hariya hose bagura amazi. None uri kumbwira ngo amazi bayagurira he? Ubwo urumva koko nakubwira ngo kiko dore nuriya muntu utambutse urahara harimo amazi. Ubwo rero ahubwo urabeho, umwana wanjye atangiye kurira kandi mfite rwose abashyitsi, nurabeho. Sawa murakoze. Ubwo Clarisse yagumye aho, aguma ahagaze ahantu hamwe, afite cya gikapu cye kirimo utwenda, natwo twa uniforme, utwenda nyine uniforme niyo yambaraga ageze mu rugo akayifura. Yagiraga utwenda duke cyane, udupira 2 ndetse indi myenda yari uniforme niyo yambaraga no mu rugo, ariko agira isuku nyinshi cyane ku buryo yabashaga kubasa neza ku ishuri, kubera ko nyine yitagaho cyane. Gusa nyine nitwo yari afite mu gikapu, utundi n'utwenda yakoranaga yari afite aho ngaho. Clarisse yagumye aho ngaho, urumva byabitangiye kugera mu saa 12 n'igice, hafi saa moya. Clarisse ategereje, bari bahageze hafi saa 12, hafi saa 11 zenda kurangira. Clarisse ubuzima bwatangiye kumurenga, atangira kubona ibintu biri serious, atangira kubura icyo afata n'icyo areka, kuko yabonaga nyine Domitira cyangwa se nyina yamutaye. Yabajije umusore wari utambutse, aramubaza ati nakubaza? Kubera Clarisse yari umukobwa mwiza cyane, ufite amaso meza, ufite amaso ateretse, w'imibiri yombi, uteye rwose agahinda n'impuhwe, useka neza cyane. Umusore yaramubonye, abona nta kibazo kuba yamubwira ibyo ashaka kumubwira. Umusore yarihutaga cyane, ari umusore ariko nawe nyine w'umutabuneri cyangwa se w'umunyamujyi uri kwihutira, asa nk'uwakererewe. Gusa yarahagaze yumva ibyo Clarisse amubwira ati mbwira nta kibazo wa mukobwa we. Nari ndi kumwe na mama. None hashize nk'isaha n'igice rwose, hafi isaha mama yagiye kuzana amazi ngo tunywe, ariko ntabwo nongeye kumubona. Wandangira ahantu bafata amazi, ko hari umugore umbwiye ngo bayafata ahantu hose, ariko nketse ko yambeshye. Wandangiye ahantu bafata amazi nkajya kureba mama ko ureba hano ntahazi. Umusore aramubwira ati mama wawe? Yego ni mama wanjye. Mama wawe yagusize hano muri gare, ahantu hagera abantu bangana batya, hanyura abantu bangana batya, ngo agiye kuzana amazi? Ari ubwa mbere uhageze? N'ubwa mbere ugeze hano? Tiya n'ubwa mbere mpageze, ntabwo mpazi mu by'ukuri. Urumva ndi umunyeshuri, ntabwo ngira igihe cyo kugenda cyane, ariko nyine mama yambwiye ko agaruka, ubwo ndi kugira nyine wowe ndangire we gusa ahantu baba bakura amazi. Ndi gukeka ko uriya mugore yambeshye. Nese witwa nde? Njye nitwa Clarisse. Toke nanjye nitwa Philippe, ariko ntabwo nizeye ko ibintu uri kumbwira ari ukuri. Ni ukuri ntabwo nkubeshya, ni ukuri ntabwo nakubeshya. Ahangaha ni ubwa mbere mpageze, twazanye rwose mu modoka, n'imodoka yagiye, yari paritse ariko yagiye,
ntabwo nongeye kumenya aho yagiye, abantu twazanye nabo bahise bagenda, niwe twari kumwe rwose, ntabwo ndi kukubeshya, dore ni bage rwose, ntabwo nakubeshya, ahantu yansize niho ndi sinigeze mpava. None se wazanye n'umuntu w'umumama, kuko kuba ari mama wawe byo sindi kubyumva, agusiga aho ahangaha aragenda azi ko ari ubwa mbere uhaje, nawe ni ubwa mbere yari ahaje se? Tuya wasanzwe ahaza nyine kureba papa, ubundi tuje kureba papa, ariko nyine ntabwo ngewe nzi ngo papa bahehe, ubu nyine ndacyamutegereje, gusa isaha n'igice birenda gushira pe. Umusore yaramubwiye ati rero mva umubwire wa mukobwa we, niba utari kumbeshya uwo ari mama wawe wenda aragaruka, ariko ibyo bintu bikunda kubaho, hari abantu bazana n'abandi hano mu mujyi bakabata ahangaha rwose bakabihora bakigendera, ibyo bintu bijya bibaho, ariko sinkeka ko umubyeyi wawe yabigukora. Ni mama wawe koko? Nutambwiza ukuri ndigendera. Ati nyine ni mama. Yego ni mama, ni mama. Okay, ubwo rero aguma ahangaha umutegereze, ntabwo nzi ngo biraza kugenda gute, ariko niba uzi ko nta kindi kintu mwamuhuriyeho, hari umuntu mwazanye gusa kubwira ko mujyanye ahantu, ukaba nta kindi kintu muhuriyeho nk'isano nk'ibiki ku buryo ataguhemukira cyangwa se ari inshuti yawe magara, ni ukuri kose araza kugaruka. Ariko niba uri kumbeshya wibeshyira mu mutima wawe, uzi ko ari umuntu mudafite icyo muhuriyeho gusa akaba yagusize gutya, akaba yagiye gushira isaha hafi amasaha 2, ndakubwiza ukuri rwose ntabwo ari bugaruke kugutora ubwo yagutaye. None se nabigenza nte kukuri? Ntabwo nyine, ntabwo ari mama, ni muka data yansize ahangaha, n'ubundi ntabwo nabyumvaga, ntabwo numvaga ukuntu rwose yabayeho umuntu mwiza, yambayeho umuntu mwiza akanzana ahangaha rwose, ntabwo mbizi, ni ibintu yari yapanze rwose mu minsi 2 rwose, hahise aba umwana mwiza kuri njyewe, ariko ubundi yari usanzwe ari umugome cyane, mbayeho nabi, ariko nari nzi ko yahindutse, nuko yambwiye neza nyemeza ko data yamuntumye nyine ko ashaka kumbona kandi adafite umwanya wo kuza iwacu mu cyaro. Niyo mpamvu nyine nakubwiraga yuko ari mama nyine ko tubanye neza, ariko nyine ntabwo ari mama. Nta mama ngira, mama amaze igihe yarapfuye, agiye gushira amezi 9 yarapfuye. None se yagufataga nabi, yagufataga ati? Nyine nuko byo mubwiye, nuko bimeze nyine, abaye umuntu muzima mu minsi 2 pe. Tiyo, tumva mukobwa muto rero, uwo mugore yashaka kukwikiza, simbizi uko mubanye cyangwa niba uri no kuvugisha ukuri, kuko n'abantu b'abateka mutwe hano barahaba, wabona uri kuntekera umutwe, ariko uko mbibona ntabwo nge bantekera umutwe nanabikubwire, ariko niba ibyo uri kumbwira ari n'ukuri, uwo mugore yagutaye, umugore yagutaye, ahubwo sinzi ukuntu uri bubigenze rwose, ariko yagutaye, ntabwo rwose ntabwo wamubona, biragoye. None se basi we wamfashije, niba kuko ari ikintu wamfashije kuko basi nkagira ubuzima, nkareba aho naryama cyangwa aho narambika umusaya, kuko ndumva nyine ntabwo nzi ahantu, sinzi aho bategera, sinzi imodoka, twateze imodoka zigiye zitandukanye, imijyi twagiye tunyuramo hose ntabwo mpazi, njye nakuriye mu rugo njya ku ishuri, ntabwo nigeze mpava, ntabwo nigeze ndenga n'umusozi rwose wo mu rugo, n'ubwa mbere nari mpavuye ngenda ahantu hangana harya. Nese iwanyu hitwa gute? Arahamubwira ati iwanyu ni kure cyane, gusa amasaha mwagenza arenga 8-10, ubu ngubu ko kurumva. Nese ushaka gusubirayo, ushaka iki? Nasubirayo nta kibazo, nuko nta mafaranga mfite. Nta mafaranga ufite? None urabaho ute? None se ntabwo wamfasha? Gusa ngiye kugukorera akantu, ariko ntabwo rwose mwizeye. Mfite abacuti banjye bakorera hariya mu isoko haruguru, ariko sinzi niba bari bubyemere, ariko wumve ngo ntabwo ubundi binabaho, nta muntu rwose bajya bafasha, nta muntu, abateka mu mutwe benshi cyane hano muri uyu mujyi. Ubwo rero ikintu ngiye kugufasha nabwo nuko nkwizeye, nukora ibintu bibi ntabwo nzakubura. Ewana, uyu mujyi ndawuzi, ntabwo nzakubura kandi nzakugirira nabi. Oya nukuri, ntabwo reba ni birote nari ntwaye, reba birote yanjye, niga mu mwaka wa 5 nibwo ngisoza, tureba birote yanjye nari nyishyiriye data ngo ayirebe, arebe ko natsinze, nubwo
ubu nize nabi narya nako iyi ni pirate reba kuko ntakubeshya koko ntureba amazina yanjye wambabariye koko toke ndabona ari byo rero fata bage yawe uze tugende ngaho ngwino tujyane ubwo baragiye bagenda baganira Filipo aramubwira ati rero gabanya kurira rekera rwose kurira hatagira n'umuntu ukubona akagira ngo ndagukubise cyangwa hari ikintu ngukoze kuko aha rwose abantu bajya babikora bakabangamira abantu cyangwa bakabahohotera bahita bajya kumfunga rwose kandi ndakeka nawe nta kintu wabibonamo ngo rero ceceka hanagura ayo marira uze tugende njye rero akazi nkora ngaha njye nikorera imizigo y'abantu ubu mba ntashye urabona mba ntashye niyihutira akazi kanjye kaba karangiye hano bahazana imyaka myinshi ibintu bivuye mu ntara njye mba ndi kubatwaza ngenda ntwaza abantu ubu ngubu nibwo mba ntashye abahaha mbafasha mbese niko kazi nkora hano mwarira soko riri hari hakurya ntabwo wahabona kubera bwije ariko ikintu ngiye kugukorera hari abakobwa bacuruza utuntu tw'imboga b'inshuti zanjye babana ari babiri ngiye kugenda mubwire bagufashe uharare umunsi umwe kuko sinzi niba bakwemera rwose kuharara nibatinzamo barakwemerera iminsi 3 ariko ubu nawe uri gushaka nyine ikindi kintu ukora cyangwa se uburyo wahava nturese ndahava niko nta muntu nzi ubu umuntu nzi ni wewe wenyine uretse ndabigenza ntanjye ntabwo nzi uko bigenza ariko urakoze rwose ntabwo nabona uko ngushimira oya si ngombwa kunshimira njyewe icyo nkubikorera ni ukugenda nkabagushyikiriza babyemera ubwo nuko niba byanga ubwo rwose nanjye sinzi ko ndi bubigenze ntabwo mbizi rwose tugende rero kuko nizere ko uri umwana mwiza nizere ko utagira ibintu byo kwiba nizere ko rwose ibintu wambwiye byose ari ukuri naho uriya mugore we yaba utahe rwose wabona yigendeye cyangwa yisubiriye aho ngaho mutuye nubwo ntahazi numvise ari kure cyane njye sindanajyayo ariko niba nta mafaranga ufite nanjye nta mafaranga mba mfite nkorera amafaranga make cyane rwose ntabwo nabona amafaranga yuzuye itike yagusubiza iwanyu rero ngwino tugende rwose ngushyire abakobwa babiri umwe yitwa Mireye undi yitwa Sandrine rwose ntabakobwa urabyihanganira Mireye wenda we nta mahane agira ariko Sandrine atagira amahane menshi cyane rwose no mu isoko baramuzi nta muntu upfa kumukinisha nuza n'ubugoryi azagukubita neza amabinga yamene ndabona twenda kuhagera ariko hanagura amarira batagira ngo rwose hari ikintu nakugize dore nta muntu hari bose baranze ndi umuntu uteye neza nta muntu njya nanduranyaho rero rekera kuri rutaza navuga ngo nagufashe ku ngufu cyangwa naningiye ngo nagugize ibyo nkugira hanagura amarira ubwo Kararisa hanagura amarira baragenda nyine bakaba bageze nyine aho kwa Sandrine nyine na Mireye bagakomanga ubwo Filipo arakomanga yamara gukomanga agakomanga bwa mbere agakomanga bwa kabiri baba bari kwiganiramo imbere bari guseka cyane noneho hagasohoka Sandrine yasohotse hanze ati iki mana yanjye Filipo se noneho tuzaniye imizigo y'abakobwa uje kutwereka umugeni rero uhise niwe mucuditse noneho ko mbona tuma Mireva yurebe hano ni ibikize mwino urebe Filipo da sinzi umuntu ndabona noneho yabaye umuntu mukuru Filipo yabaye umuntu w'umugabo pe yabaye umuntu w'umugabo none se uri gushaka iki amafaranga yanjye niba ari unzaniye noneho pe rero nzaguha akazi ariko niba utayazanye nkubona urenga igihe umaze umbeshya kirahagije rukunyumva niba uje kuntera zamuwe naguhaye amasaha ntabwo ndi bwongere kubyumva ibyo umbwira Filipo aramubwira atumva Sandrine ntabwo ibingenza ari bimwe rwose by'amafaranga yawe ahubwo ibingenza n'uyu mukobwa ngo umukobwa se yabaye iki niko mukobwa bite byawe ni byiza ni byiza urabona hano hari abasore uri kwiryaho mama we niki kikugenza Fili uyu nguyu muzanye kugira ute hano aje kurangura oya umva wabwese na Mireye akaza ko hari ikintu nshaka kubabwira utambwira se nyine bwira na Mireye aza ariko Sandrine wajya ureka kuba gutyo koko ariko se mbaye Mireye vayo hano Mireye ubwo araza ati nibiki se Fili
nyine munyumve neza, murabona mbana n'abantu benshi kandi bose twese turi abasore, abantu 5 ntabwo najyanayo umukobwa rwose, kandi urabizi ahantu tuba murahazi. Uyu mukobwa duhuriye hariya hepfo, yazanye na mukase amusiga hariya. Mukase ni umugome ku rwego rwo hejuru, yamusize hariya rwose muri gare bavuye mu ntara kure cyane. None tumva ariko Sandrine uretse twumve, tikomeza rata Feri. None rero mpuye nawe ngo ategereje uwo mugore ngo yitwa ngo Domitira, ngo yagiye kuzana amazi banywa, ariko rwose ndakubwiza ukuri ko hashize hafi amasaha 3 uyu mukobwa ari hariya. Reba burije saa 1 saa 2 zirageze n'igice, izi saha saa 2 n'igice rwose ntabwo nzi ngo arategereza uwo mugore amasaha agiye kuba 4 amutegereje ngo yagiye kuzana amazi. Ubwo ngiye matambutse yabajije abantu ngo benshi, dore nguyu yanabibibwirira ati se wababwiye? Tiya niko byagenze nyine, mama twaturukanye mu cyaro nyine, tugeze hariya ambwira ko agiye kuzana amazi tunywe guhera inyota yari yatwishe. Twakoze urugendo rurerure cyane umunsi wose, ubu ngubu nabyutse rwose saa 10 kubera ko no kuva mu rugo tujyayo imodoka tuzifatira naho ni kure, twahagenze isaha n'igice. Rero mama yansize nyine aho ngaho ambwira ko agiye kuzana amazi, ariko nategereje rwose n'uyu musore Filipo asanze nabajije umuhisi n'umugenzi, ariko rwose nta muntu wigeze angirira impuhwe cyangwa mbaze cyangwa nsubize. Nuko byagenze, ntabwo n'ubu ngubu nari nongera kumubona. Tiyo ngo ariko Fili, ubwo abatekamutwe bose ubu ari Sandrine uzajya ubazana ahangaha. Ubushize wazanye witwa Drusera, ntabwo abonye ibintu yakoze, ntabwo yazanye abasore ahangaha bakiba bagatwara ibintu byose. None tuzanye ngo witwa nde? Yitwa Clarisse, ariko nose Drusera ntabwo ibi situation itandukanye n'iyi ngiyi. Niba we yari yabatiye ahantu barabari ngo hakirira abacuti be mukabyemera, nari nabasobanuriye kandi yabaye amafaranga. Rero niba yarakoze ibibi ntabwo uyu mwana we ariko bimeze. Ati ariko rwose Sandrine wajya uba umuntu muzima koko basi kumva n'abantu. Yes ndi muzima. Sandrine wabaye uretse koko. None se Clary ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 17 ndenda kugira 18 vuba. Yo tinese uri umunyeshuri, uri iki ukora iki? Nimurebe rwose na bilete ngiyi nibwo ngisoza umwaka wa 5, ubundi twa turi mu biruhuko. Nzajya mu mwaka wa 6 umwaka utaha, ariko sinzi niba nzaba nkinagiyeyo kuko ibintu byose by'ubuzima bwanjye ni bibi cyane. Mfite inkuru mbi cyane, ibyambayeho mama maze gupfa ni ibintu byinshi birenze. Tiye uje gutera impuhwe hano? Natwe twarabashyinguye ntimukazana ibintu by'impuhwe ahangaha. Uwo ari Sandrine. Ubwo Mireille yahise abwira Sandrine ati Sandrine wongera kuvuga ahangaha njyewe uranzamurira isukari, jya mu nzu vuba nonaha. Umva rata, none se uragira ngo tugufashe iki? Philippe ahita amubwira ati ariko se Mireille ntabwo kugiye kuba nka Sandrine, tugize amahirwe Sandrine aragiye, nubyemera ntabwo Sandrine ndabizi ntabwo yabyanga. Basi wabafashije uyu mwana w'umukobwa mukamuha naho ara, nubwo yarambika umusaya basa amasaha 2 akaruhuka. Urabona arananiwe, reba saa 3 zigeze. Nese ubu muramwirukana namwe ko namwe byababaho, biraza kugenda bite noneho? Ndamubasigira nanjye nigendere. Noneho ndeba uburyo musubiza mutu umuntu hanze mugafunga ari umukobwa nkamwe, kandi mushobora namwe kubiba bishobora kubabaho, cyangwa se byaba no kuri barumuna banyu. Mire please ndakuzura umwana ugwa neza, basi fasha uyu mwana w'umukobwa. None se Fili, uyu mwana ndabyumva pe, tumva mukonda byumva wahuye n'ibibazo rwose n'ibizazane, ariko se niba bingiba atari byo Fili bizagende bite noneho? Kubizi bizagende bite? Tumva ngiye ikintu cyose azabatwara nzemera nkora umwaka wose mbakorera, ariko mutanyishyura. Ngiye namubonye ntabwo abeshya, uyu mujyi rwose igihe mumaze murabizi, namwe mwasanze ino. Rero kuba natandukanye umuntu uri kuvuga ukuri n'umuntu uvuga ibinyoma ndabizi rwose. N'ubu nshobora kugenda ngahura n'undi mutekamutwe sinamufasha, ariko uyu nkaba namufashije. Mire ntabwo nyizeye basi. Waritandukanye rwose na Sandrine ugafasha uyu mwana w'umukobwa. Okay, reka mufashe nta kibazo, ngaho genda, ubwo nyine tuzabiganiraho ejo. Umva muko, none se ufite imyenda?
yego ndayifite uniforme nigana. Uniforme? Yego. Aha ntabwo bambara uniforme, ntabwo uje ku ishuri. Ariko sorry. Okay, ngaho injira. Firi, ubwo nyine nizere ko ibyo twasezeranye ubibona, kandi nyine umenye ko bari ku mutwe wanjye. Ntabwo rwose nzi icyo nabwira Sandrine. Umva mukobwa nawe, nizere ko ibyo uvuga wabwiye Philippe ari byo. Nuramuka uzanye ibintu by'ubugoryi hano, rwose ntabwo uzongera kwishima mu buzima bwawe, nubwo mbona utabyigeze. Umva Firi, sawa taha nyine. Sawa rwose, urakoze Mire, Imana izaguha umugisha rwose. Tigenda, maco yawe se ndayobewe. Sawa sister, ngaho injira. Ubwo barinjiye ari Sandrine. Rero baraguhinduye ubwonko, barabukarabije, barabwogeje, uraje nyine uramubyemeye. Hicaraho muko, ubanza usubize ibibazo. Niko ubu ngubu urambwira ko uje guteka imitwe aha ngaha ngo uriga, wabona ari akana iwabo birukanye kubera ubusore n'ubuhungu, kari n'akahanga mu mujyi, kakaba kabuze iyo karara, kaba kaje kureba indushyi ngo arizo zigahango karyame. Twarabamenye. Mwamwishanika mu busore se, mwagiye muba abantu bakuru mukakurira n'abantu bazima. Cyangwa Philippe avuye akavanye muri ghetto akazanya ahangaha. Mire, cyakora ujye ukora ibintu wabitekerejeho. Mire aramubwira ati ariko Sandrine please. Umva Clary, none se woze? Oya, ariko nta kibazo si ngombwa. Oya, none se urumva waryama utoze? Genda dore dushiri hariya, genda woge, amazi arimo, genda woge rwose nta kibazo. Uwoge uze uryama usinzira uruhuke. Murakoze. Ubwo Clarisse nyine yagize amahirwe ahura n'uwo mukobwa witwa Mireye utandukanye na Sandrine babanaga, ariko nyine byari ibibazo kuri Clarisse, ubwo yari ari kwibaza ibintu biri kumubaho, ukuntu nyina yamubeshye nako mukase yamubeshye. Mbese Clarisse aragenda nyine ajya koga. Ubwo amaze koga nyine araza, Mireye amutiza agaswime, arihanagura, umwana nyine araryama, n'abandi bararyama. Mireye ajya kumukangura ngo arye, ariko umwana ntabwo yari kure cyane ku buryo atabashaga no kweguka ngo abe yabyuka. Baramuretse nyine maze bararyama nabo. Bwakiye mu gitondo umwana abyuka, Clarisse nyine yabyutse mu gitondo nta muntu n'umwe abona. Yarakangutse arabyuka ava mu cyumba, babaga mu nzu y'icyumba na saro, ariko imbere harimo akadushe n'agatuwarete. Yarakangutse arabyuka, ageze muri saro abona agafunguzo kari munsi y'urugi. Abakobwa bazindukaga bajya gucuruza nyine mu isoko ry'i hafi na gare aho bakoreraga. Yafashe agafunguzo arafungura umuryango, abona birafungutse nyine uko hanze usohoka wo ku irembo. Abura icyo akora, arireba, areba imisozi, abona amazu maremare, mbese abona ibintu atigeze abona mu buzima bwe. Abona abantu bihuta kuko bari batuye hafi n'umuhanda, ari mu gipangu. Arasohoka hanze ku muhanda, ahagaze ku gipangu, ariko ari mutwe uri hanze atahakandagira. Abona imihanda ya kaburimbo, abantu bari kwihuta mu modoka, abantu bihuta nyine. Urumva nyine hari mu mujyi, kandi ibintu nyine byose byabaga ari kwihuta, ari rushing, abantu bose bari kwihuta n'ibintu byose biri kugenda nka kibono umwe. Ubwo yahise yongera arafunga, hasubira mu rugo, maze aricara. Nta telefone yari afite, ikintu yari afite ni icyangombwa cya birite yonyine, nta n'irangamuntu yari afite. Ubwo ngubwo baragiye nyine barakora, barongera barataha. Nimugoroba nibwo batashye, umwana atigeze arya, atigeze areba ngo arye, kandi ibiryo bari babisize. Ubwo bageze mu rugo barafungura nyine, hari hafunguye kuri gate, barinjira. Umwana nyine basanga yogeje inkweto, hari amazi, inkweto yazogeje, yafuze, hari umugozi wo kwanikaho, imyenda yose yayifuze, inkweto zose yazihanaguye, ibyombo yogeje, ibintu byose yabitunganyije, ariko ntiyariye. Ubwo Sandrine yageze aho yigira mu masafuriya aririra, ati wa mwana uzi ko ahaze, uzi ko atigeze arya? Ewe ni wowe rwose tuzabana wowe, tiwanafuze. Ubwo Mireye yari asigaye hanze ari kwishyura umumotari. Yinjiye asanga ahantu hose huzuye imyenda. Ubwo Sandrine yari ari kwanura imyenda, umwana nawe ahagaze hanze.
Sandrine yari ari kwanura imyenda ari no kurya, niho warubaza Sandrine iyi myenda yose se Clarisse bite? Ni sawa? Wiriwe neza? Yego. Wariye se? Oya ntabwo nariye. None kuki utariye? Wabwiriwe? Oya nta kibazo mfite. None se niwe wafuze imyenda, niwe wakoze ibintu byose? Yinjiye mu nzu asanga ahantu harera, ibintu bimeze neza byose. Mireille yarishimye ahita agenda abwira Clarisse, aramuhobera ubwo ati nkuzanira agakiza. Oya nta kintu nshaka. Nese ntushonje? Oya ubwo mwakoze. Nukuri kose ijoro ryahise numvaga ntari bubeho. Nukuri muri abana beza, mwakoze kuncumbikira, basi nkaba naryamye nkabona aho ndambika umusaya. Kuva navuka nta muntu wigeze angirira neza, yaba data yaba mama. Mama we nakuze arwaye, ariko nkiri akana gato we yamfataga neza atararwara. Niwe muntu wenyine nibuka wanyise umuntu, ariko abandi yaba data we narinje kureba, yaba muka data bose banyitaga ibintu. Kubera ukuntu nize ku ishuri ndi umukene, nambara ibintu bicitse, nabo bamfataga nabi banyita ikintu. None wowe unyise umuntu urampangayikiye ngo sinariye. Nukuri mwakoze cyane. Mireille yaramuribye umwana yamuhobeye. Mireille ayoberwa ibintu arimo, ariko bimukora ku mutima kuko yashyiraga mu gaciro. Ubwo Sandrine yari akiri kwanura imyenda, ariko umwana atangiye kura nawe umwenda yari yabiretse afasheho, ari kumva ibyo umwana avuze ari kuvuga, abitekerezaho gake ariko ntiyabiha impamvu. Yinjirira mu nzu. Ubwo ngubwo Mireille yahise amubwira ati ngaho bugumye aho ndaje. Yahise ajya ku muhanda agura amata, amuzanira n'umugati, aramubwira ati ngaho burya nanjye ngiye gutegura nteke, ariko bunywa ayo mata basi ugira ikintu ushyira mu nda. Ndabona Sandrine ibyo byose ubuje mu nzu ukabimara, umwana ntiyariye, ububizi, wajya ureka kuba gutyo. None niba yarahaze, nyine yamenyereye inzara, ntabwo byumva se ko yarushye ari indushyi. Tiratuje mu ndushyi za nyazo z'umujyi. Tuzawushobora ariko da kuba warabayeho utyo umara umunsi wose utarya kumva ntacyo bigutwaye. Nuko nyine ufite mama wawe Mireille. Njyewe ntacyo bimbwiye, ariko umura ntabwo rwose nakubangamira, nawe nutambangamira. Ubwo Mireille nyine bahise bategura barateka, maze Mireille amubwira ati bageze nyine igihe byihiye, arambwira ati vayo urye. Nahazi. Tiho yavayo urye, birawariye ni ibintu bitari ibiryo. Vayo urye ibiryo wumve utuje, kandi wakoze gufura, wakoze gutegura hano amasuku, ibintu byose wakoze. Ni ukuri wakoze, Imana iguha umugisha, sibyo? Yego nawe urakoze, nako murakoze. Sawa. Rero ntabwo nakubwira ngo hari ikintu nzagufasha kugushaka uwo papa wawe cyangwa umukaso wabuze. Icyo nagufasha nuko waba uraha, nicyo kintu yaba ngiye yaba Sandrine, nicyo kintu dushobora kugufasha, nta kindi pe. Ubwo nyine uko nguko ukora ibintu, kuko ntawe mfite numva nakohereza rwose. Ubwo nyine nizere ko ari uko nyine uzaguma, kandi ntukigore ufura imyenda ugira ibintu byinshi, ujye uguma mu rugo hano, nta kibazo rwose uzagira, sibyo? Yego murakoze. Ubwo Clarisse yagumye aho ngaho, iminsi iricuma, hashira icyumweru kimwe, hashira ibyumweru bibiri. Filipo yazaga kumusura nyine, amuzaniye nyine utuntu, akamwibutsa ukuntu yaje. Filipo nyine akamubwira ati hangane, uwo mugabo tuzamubona niba uzi isura ye, ariko rwose ntabwo mbikwijeje rwose, kuko niba adakoresha n'imbuga, niba adakoresha atagira telefone, nawe nta phone ugira, ntaho tuzigira tumukura rwose, umere nkaho utigeze umumenya. N'uwo mama wawe yaragushutse, ntabwo rwose uba ari mu mujyi, niba nahari ni umugome. Atariko rwose ahangaha uri Mireille rwose azagufata neza, na Sandrine buzagira aho akumva. Ubwo rero ujye wihangana, ubuzima ni uko bumera nyine. Gusa ndi kugerageza ngo ndebe ko nabona udufaranga dukeya mpuze na Mireille. Twavuze ko dushobora kugufasha ukazatangira gucuruza utuntu nyine, nawe ugafata ugakora nyine utuntu, nibwo watangira gucuruza imboga, ariko nawe ukajya ukazinduka ukareba ko wabona ubuzima. Iby'amashuri rwo byose ubyibagirwe, ntabwo ino wakiga ntibyakunda, amashuri y'ino arahenda, ubuzima bw'ino burahenze, ntabwo byagukundira. Ubwo rero
ukwezi mu cyumweru gitaha itsinda ndimo nibampa udufaranga nzagerageza na Mireille yambwiye ko azabona udufaranga duke maze nawe ujye ushakisha nk'abandi sibyo. Yahobeye Filipo amubwira ati rwose nukuri uri imfura, uramfashije, wagize ute, kubera icyo ukora ibi bintu koko. Clarisse uracyari muto kandi ufite ejo hazaza heza, ntabwo rero nagukorera ibintu nyine ntakorera na mushiki wanjye, inshuti yanjye, njye nuko nitereye. Nanjye mfite amateka ariko si ngombwa wenda ahangaha, ariko nzi ko umeze neza kandi ahangaha rwose uzahagirira ubuzima bwiza nk'uko natwe nyine tubayeho nta kidasanzwe. Ubwo Filipo yaratashye, ubwo Clarisse ntiyigeze ahagarika kuririmba, ubwo yabaga ari mu rugo akaririmba, akasoma igitabo yari yarazanye igitabo kimwe, yaranahasanze ikindi gitabo Mireille yakundaga gusoma, agasoma igitabo akaririmba. Umunsi umwe Mireille yinjira mu rugo ariko Clarisse atabimenye. Clarisse yari ari kuririmba, Clarisse yari afite ijwi ritangaje ku rwego rwo hejuru, yari kuririmba n'ubundi yaririmba amagambo y'agahinda, yibuka mama we, yibuka ibintu byinshi, mbese indirimbo ye zahoraga ari mwibutsa ibintu byahahise. Yarimbaga mu ndirimbo irimo amagambo agira ati mana wanjye warakoze, wampuje n'umugisha, wampuje rwose n'imfura, abana bawe nibo niboneye, nari ngeze rwose mu Cyeragati, nari ngeze ahantu habi, nari ngeze ku musozi w'imanga, ariko basunikiyeyo, ariko sinageze mu manga, nageze hagati mu kirere, nsamwa n'abamarayika bawe, aribo mfura tubana. Mireille yari ari kumwumva amagambo ari kuririmba. Mireille arinjira ahita amuhobera amubwira ati wow, Clarisse nuko nguko uzi kuririmba, uzi kuririmba ku rwego rwo hejuru, ntabwo nari mbizi ko bizi gutya. Naga numva uririmba utuntu nkumva birantwaye nkareka gusoma, nari ndi gusoma ariko nari narakumva nyine uri kuririmba wisanzuye nyine. Mana we nukuri uzi kuririmba cyane, none se usanzwe uririmba? Oya, ni ibisanzwe, ntabwo mbizi, nta bintu ntabwo rwose mbizi. Gusa nta kibazo, ejo rero ndashaka ko utangira gukora, nshaka ko utangira kuza ukajya ucuruza nawe, ukajya utangira nyine utuntu ushyira nyine hariya tuba turi gukorera nawe ugacuruza. Abakiriya uzababona ko uritonda, uri umwana mwiza, ugaragara neza, ndabizi abakiriya uzababona. Rero Filipo yampaye udufaranga, nanjye nari mfite dukeya, akira ejo nzakurangurira, noneho ugende uhagarare ku byo nzaba nakuranguriye, wowe ugurishe nka kuri wambonye ejo bundi wahiriwe, nawe niko uzajya ugurisha. Ndarangura turi kumwe mu gitondo, noneho nawe mbigushyirira aho bishyira, noneho usigare ubicuruza. Aho twebwe dukorera urumva nimwe imbere, ariko we ntabwo nakubizeza ko nakuboneramo imbere mu isoko, ariko urabona hari hanze nawe haba hari abantu benshi. Rero wagenda rwose, nahagufatiye ahantu kantu gato, ni ingenzi umumama w'inshuti yanjye, urashyira ku ruhande rw'uko ibyo ucuruza ntabwo ari kimwe n'ibyo ari gucuruza. Abakiriya urababona, ndabyizeye, urumva nta kibazo. Tuwe nukuri nta kibazo. Ubwo mu gitondo cya kare barazindukanye Clarisse na Mireille aragenda aramurangurira mu gitondo, maze Clarisse agenda nawe atandika nyine ashyira ibintu yari yamuranguriye ku muhanda we hari hanze, ariko ba Mireille ndetse na Sandrine bo bakoreragamo imbere mu isoko mu nzu nyine hasakaye hanubatse. Ubwo Clarisse yatangiye gucuruza ibya mbere nyine, ntabwo abantu bahise bamugana, ariko yarakomeje akabyanurira aho ba Mireille bacururizagamo imbere. Ubwo mu gitondo aragaruka, iminsi iricuma, icyumweru kimwe Clarisse arakomeza aracuruza, ariko atangira kubona abakiriya, abantu batangira kuza bakagura utuntu, nawe atangira kuzinduka akirangurira. Hagiye gushira amezi 2, Clarisse amafaranga bari bamuhaye igishoro nawe yarayabonye, yarayabasubije, asubiza nyine Filipo amafaranga ye. Filipo aramubwira ati hoya nta kibazo, ayasubiza Mireille nawe aramubwira ati hoya nta kibazo, ubwo wakongera ibyo ucuruza. Abantu bamugurije amafaranga barayamurekeye.
yarakomeje nyine Clarisse abo waho ngaho kuri ako gasoko nyine akajya acuruza nawe, ubuzima burakomeza. Ni ahantu hahahiraga abantu benshi. Noneho umunsi umwe urumva nyine nawe yatangiye, Mireille yari yaramubwiye ati ntazigere yishyura inzu, ntakagire ikintu akora kereka ibyo azajya abona ari biri ngombwa ariko bitamugoye, ntagakore mu gishoro cye. Ubwo umunsi umwe hashize amezi hafi 4 abana na ba Mireille na ba Sandrine, haparitse imodoka irimo umusore mwiza cyane, umusore w'igihagararo, umusore rwose bigaragara ko nyine ari umusore wiyubashye. Urumva Clarisse yaragize mu myaka 18, ari umukobwa mwiza nyine, yari yarageze mu mujyi, yari yitayeho, baramuguriye imyenda Mireille, mbese baramukoreye utuntu twinshi twiza. Umusore yaraje aramugurira, ahita agura ibintu byose yari afite aho ngaho arabigura, amuha amafaranga menshi cyane. Clarisse yaratunguwe cyane, umusore aramubwira ati ibi nge ndabikora ariko mbikorera abantu nyine beza nkawe, urabona ko uri umwana mwiza, uri umwana w'umukobwa, uri umwana ukwiye gutera imbere, kandi waratinyutse uza gukora, nzajya nza rwose kuguhahira. Ni umusore ari mu modoka nziza cyane, abantu bose bari aho baratangaye. Clarisse bamuha amafaranga menshi, asubira kurangura uwo munsi hakiri ku manywa. Yaragiye arangura, arongera agaruka arakora, ubuzima burakomeza. Abibwira nyine Mireille uko byamugendeye. Mireille aramubwira ati nyine uri mwiza, rega abantu ntabwo babura kugukunda, nubwo utabibona ariko uri mwiza. Ubwo yabibwiye na Filipo aramubwira ati ni byiza cyane, abo bantu babaho, baba bifitiye amafaranga, akujya ububaho nabafate neza, bazaza ari benshi. Ubwo ubuzima bwarakomeje rwose, Clarisse akomeza gucuruza nyine. Wa musore aza kongera kugaruka hashize icyumweru n'igice. Wa musore noneho yagarutse amuzaniye impano, amuzaniye akantu gafunze, amubwira ati aka kantu rero nako nakuzaniye, ariko ntabwo nshaka ko abantu bakabona ko nakazanye ngo nkagwe hano abantu bareba, oya, ahubwo akiriza nimero zanjye, ufite telefone, use kumpamagara nimugoroba, ndaba ndino, ndaba ntaragenda, ngo impano yawe, hari akantu nshaka kukubwira. Clarisse yarakiriye nimero, ariko nyine mu mutima we ntabwo yabyumvaga. Yabibwiye Mireille aramubwira ati wajyayo ariko witonde, dore abantu b'abatekamutwe b'abakire babaho bakora ibintu bibi, witonde ariko gende wumva ikintu akubwira. Numva Clarisse yari umuntu nyine abantu bose bumva nyine bikundira nyine. Rero Mireille yumvaga yuko Clarisse ubuzima bwe kuba bwatera imbere nta shyara bifitiye, ariko nabwo ntiyari yizeye uwo musore. Nuko nyine yabwiye Clarisse ngo aze kwitwara neza. Ubwo bwageze nimugoroba, Clarisse ubwoba buramwica, agenda ageze mu nzira, arongera aragaruka. Agarutse yabeshye ba Mireille na Sandrine ko bahuye bakaganira, mbese ko ibintu nyine byagenze neza, ariko ntabwo yari yagiyeyo. Wa musore yaramuhamagaye, umusore amuhamagaye aramubwira ati yagize akazi kenshi. Nagize akazi kenshi ntabwo byakunze, wenda ubutaha bizakunda, ubwo impano nyine uzayibike. Ko ba Mireille ntibari bazi ko Clarisse atigeze ajya kuri gahunda ya wa musore. Ubuzima bwarakomeje, Clarisse akomeza gukorera aho ngaho nyine, akomeza kugwiza ubuzima. Wa musore nawe akajya aza kumuhahira. Bukeye umusore nabwo aragaruka aramubwira ati noneho nizere ko utari bumbeshye, nshaka ko tubonana kandi hari ikintu nshaka kubwira. Clarisse yabonye umusore ari guhatiriza, arabyemera. Maze umusore nyine aragenda, Clarisse barabonana. Umusore amuha impano rwose nziza cyane ifunitse. Clarisse ntiyarazi ikintu kiyirimo, barasangira. Umusore aramubwira ati burankunda kuza kuguhahira, sinzi niba unzi ariko nitwa Alfred. Njyewe ni mazina yanjye, abantu banzi nyine ku mazina yandi ujya wumva banyita iyo ntambutse, ariko amazina yanjye bwite nitwa Alfred. Ariko hari ikintu nyine numva byanyura, nyine tugiye tubonana tukaza tukaganira, numva byaba ari byiza. Hari ikibazo? Nta kibazo, ndaza kugira uko mbitekereza, numva nta kibazo, tuzatubonana ntacyo bitwaye. Wowe nta kibazo, muri iyi minsi ndi gukorera inaha ngaha, hari inzu ndi kubakisha hafi aha, ariko ndashaka ko rwose tuzatubonana tukaganira. Ubwo bakomeje kuba inshuti, na Mireille aramushyigikira, na Sandrine aramushyigikira, yewe ndetse na Filipo
yarabonaga yuko Clarisse nyine arebwa n'abandi bantu bamurenze, yashyigikiraga Clarisse, ntabwo mbese nyine Filipo ntabwo yabibangamiraga Clarisse, wenda ashaka ngo babe we bakundana, ko Filipo yikoreraga mu isoko, yikorera imizigo, abyeta, atwaza abantu ibintu, we niko kazi yikoreraga. Gusa yari intwari ikomeye cyane mu mboni za Clarisse, nta kintu yari gukora atamubajije, nta hantu yari kujya atamubajije, ibintu byose Filipo niwe wabikonfurimaga, bombi na Mireille na Sandrine. Sandrine yari yagezeho nyine aza kumwumva, ariko nyine n'ubundi yabonaga umuntu ari gukura, ukuntu ari mwiza. Sandrine akagiramo agashyari nyine, ariko ntabigaragaze kuko iyo Mireille yabimenya bari kumerana nabi. Ubwo buzima bwarakomeje, noneho bugezeho Clarisse abwirwa nyine noneho bigezeho Alfred nyine atuma kuri Mireille, kubera ko yabonaga ko ari nkawe mama wa Clarisse, aramubwira ati ndashaka noneho kuza kubonana na Clarisse twisanzuye mu buryo budasanzwe, tumutegure neza, shaka kuza kubonana nawe. Ubwo nyine Clarisse baramuteguye, bamwambika ikanzu nziza, bamwambika inkweto ndende, bamuha isakoshi, mbese Clarisse yasohotse mu nzu asa neza cyane, ari nk'urwererane, y'amaso ye kwa kundi yimereye. Ubwo urumva yari agiye kumara hafi igihe kinini cyane, hafi umwaka ugiye gushira ari mu mujyi. Ubwo yarasohotse, maze imodoka iri ku muryango, Alfred aza kumufata. Baragiye barasohoka nyine bajya kuri hoteli, Alfred yamuteguriye, ariko ba Mireille aho bari banyuze ntabwo Clarisse yari ahazi kuko yari yabasize mu rugo n'ibiki, ariko bose bitewe n'ukuntu Alfred yagiye anyura hirya no hino amukatisha n'ibiki, atazi iyo bari kujya, yagezeyo baricara baraganira. Aramubwira ati Clarisse, hashize amezi agiye kuba 5 tuziranye, hafi anarenga 5, ubuzima bwanjye bwarahindutse, wambereye umukobwa mwiza, uri umukobwa witonda, uri umukobwa ukora ibintu akunze kandi ubikunda cyane, ariko nkunda ukuntu uririmba. Rimwe na rimwe hari igihe numva Mireille nyine ajya anyoherereza amajwi yawe uri kuririmba, tigo tiya rwose mfite amajwi yawe menshi uri kuririmba, uzi kuririmba pe. Ubwo nyine Clarisse yaratunguye, aramubwira ati ubwo se kuko ibyo bintu kuko Mireille arabikora koko kumugome? Toya ni byiza, ariko mfite ikintu maranye igihe ku mutima, maze igihe nifuza kukubwira. Ubwo se icyo ni igiki? Nyine Clarisse, uri mwiza cyane pe, uri mwiza, umutima wanjye ahanini numvayo turi kumwe mba numva ntuje, nkikubona rwose numvise hari ikintu kidasanzwe kinje mu mutima. Nagize ubuzima butari bwiza mu bijyanye n'imibereho yanjye, ariko womenyaniye nawe ukanyemerera, tukajya tuvugana kuri telefone, ukanyemerera nkaguhahira, rimwe na rimwe ukanga n'amafaranga nguhaye, byanyeretse ko ufite ubupfura budasanzwe. Clarisse, ndagukunda, mbikubwiye rwose mbizi ko ntazi igisubizo uri bumbwira, ariko igihe gishize nanjye kwihangana ndara nk'ubitinze ibipfunsi, nkora ibiki, byari bigeze aho binaniye, ndananiwe. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane, ukunda n'umutima wanjye wose. Sinzi niba wanyemerera basi ntawe ukankunda cyangwa ukiga kunkunda niba utanankunda. Clarisse yaramurebye aramubwira ati ko si ibintu mbwiye koko ubivuze bikwiye ku mutima koko? Tiya, ukwiriye ibintu byiza, ukwiriye ubuzima budasanzwe, ukwiriye ubuzima butari ubwo urimo ubu ngubu urimo, ukwiriye ubuzima burenze, kandi ndagusezeranya ko ubwo buzima nzabugutuzamo. Wanyemereye basi? Clarisse yaramubwiye ati okay, uretse bwo nyine ntabwo nari mbyiteguye, ariko ndaza kukubwira nyine, ndaza kukubwira. Tiya, sawa urakoze. Ubwo Clarisse yabonye ba Mireille, ba Sandrine
bose bahise basesekara aho ngaho ko bari bazi ko yamwemereye, ariko ntabwo ariko byari byagenze. Baje bavuga, baganira, barasangira nabo, barabyina, bagira mbese barishima uwo mugoroba, ariko babanje guha nyine Alfred ndetse na Clarisse nyine umwanya. Ubwo ngubwo bari enjoyinze nyine, barishima nyine, niko Alfred yari yabatumiye kugira ngo baze kwishimana nabo. Bwagezeho barataha, ubwo arabacyura mu rugo. Bageze mu rugo, Clarisse nyine ababwira ibintu uko byagenze, ababereka impano yamuhaye. Yari yamuhaye impano y'impeta n'inkweto na telefone n'ikanzu nziza cyane. Ubwo ngubwo yarabiberetse, baramubwira ati uriya musore ni umusore mwiza, akunda guhahira hariya yari gukorera ino, mbese nawe uramuzi, mumaze kumenyana, yakweretse ibintu byinshi, yakweretse aho aba ari gukorera, ubuzima bw'ibiki. Njye numva wamukunda. Uwo yari Mireille. Sandrine amubwira ati nanjye numva wamukunda, ariko nyine niba utumva utaramukunda wabyihorera tu, abasore se babaho ahantu hose, wamureka niba uri igicucu, ariko numva ntacyo atwaye. Ubwo ngubwo Clarisse yabitekerejeho, amara iminsi umwe. Ku munsi wa kabiri yahamagaye Alfred amusaba ko bahura. Bagiye guhura, ariko noneho yemereye Alfred ko bakundana atabajije Filipo. Nibwo bwa mbere yari akoze ikintu atabajije Filipo. Clarisse yakekaga ko Filipo ashobora kuba amutekereza nk'umuntu ashobora kuzageraho agakundana nawe, nubwo yamuhaga ubwisanzure, ari n'umuntu uciriritse rwose wikorera imizigo, ariko Clarisse yaramwubahaga cyane ku buryo nyine yumvaga atamubabaza aramutse nawe atekereza ibitekerezo nk'ibyo, kuko nyine yumvaga ko igihe cyose Filipo yamubwira ngo aramukunda yahita nawe amukunda, atari ibyo ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwarakomeje, noneho ubuzima bwa Clarisse butangira guhinduka. Alfred nyine atangira kumuhindura ubuzima, atangira kumwimura, amuremera iduka rinini akoreramo, mbese atangira kumumenyesha abantu, amwereka aho atuye, agenda mbese amukorera ikintu bitwa introduction ku bantu b'inshuti ze hafi ya bose. Ubwo bukeye Clarisse noneho yabaye wa muntu mukobwa uteye imbere nyine, iminsi ikomeza kwicuma. Hashize amezi 4 Clarisse ari gukundana na Alfred. Clarisse yabajije Alfred nyine aho atuye nyirizina. Ubwo Alfred yaramubwiye, amubwira aho atuye, aramubwira nyine undi mujyi yari atuyemo nyirizina. Clarisse biba ngombwa ko ajya gusura Alfred. Alfred yamubwiye ko yaza akamusura, akamwereka ibintu byinshi nyine n'ibikorwa bye bwite byari mu wundi mujyi. Ubwo Clarisse yari yarahaye ba Mireille akazi, yarahaye ba Sandrine akazi, ibintu yari asigaye akora byari ibintu byinshi cyane. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje, Clarisse ajya gusura Alfred hahandi. Clarisse yari akiri muto mu myaka, yari ageze mu myaka rwose 18 hagati. Noneho agiye gusura Alfred, yaragiye nyine agezeyo, Alfred arahamagara Alfred kuri hoteli yagombaga kubanza kuraraho. Alfred phone ye ivaho, abahamagara ba Mireille arabibabwira. Mireille aramubwira ati phone ye iriho rwose ntabwo yavuyeho, kereka niba uri guhamagara nimero itariyo. Umukobwa ategereza ko Alfred aza kumureba, umukobwa araheba. Bitangira kumutungura, atangira kwibaza. Alfred yari yaramwoherereje nyine adresse zaho inzu ye nyine atuye bya nyabyo, ariko ntiyamubwira guhita haza ko yagombaga kuza kuhamufata nyine kuri hoteli. Umukobwa bwakeye Alfred atari kwitaba telefone, umukobwa ajya kureba uko ibintu bimeze. Ageze aho Alfred nyine yari yamubwiye, abona ni igipangu, ariko akiri kure abona hari abantu benshi. Aragenda, numva yari yambaye neza, arabaza ati se ahangaha bimeze bite, habaye iki? Abantu baramubwira ati ni umugabo w'ahangaha, umugabo baha bamaze kumujyana kumufunga. Ataba abantu bose, bano bagore bose uri kureba n'aba bakobwa bose yababeshya ubukwe, yababeshya amakwe. Aragenda agahindura ubuzima bw'abantu, akabereka ko bari kumwe, noneho akagutumira wagera ahantu akagenda agapakurura ibintu byose. Yaramaze kukwigarura, akwizeza ibintu bidasanzwe. Ati bari abakobwa ureba barenga 6, bari abana bafite nabi. Ati ubu polisi ivuye kumukura ahangaha. Ati ngo genda ubabaze nawe.
ati uyu musore ni ikirara, ni umugabo w'ikirara rwose, yayogoje abantu bose, agenda areba abantu mu mijyi akabashuka, akareba abakobwa beza akabashuka, akabahindura ubuzima. Noneho hashira umwanya muto akagenda agapakurura abafite abakomisiyoneri, aragenda agapakura ibintu byose, ubuzima bwose yari yarabahaye kubera babufiteho access, byose akabibambura, akongera akajya ahandi. Nuko akora, ntituzi natwe icyo abikorera. Acishamo nimero ya Alfred, nimero n'umundi ntiri gucamo. Abaza uwo mukobwa ubura, none se bamujyanye? Ati bamujyanye, ariko niko bari kuvuga, ariko njye sinigeze mbona bamujyana. Ati uzi ruswa atanga? Ntabwo tuzi rwose, wabona yanigendeye bamubuze. Umukobwa yahise ahamagara ba Mireye, ahamagara ba Sandrine, bose nimero ntazari ziriho. Umukobwa icyo kiramurenga, yumva isi imuhindukiyeho, yumva ntazi ibintu biri kumubaho, yumva ameze nk'uri kurota. Umukobwa bari kuganira arimubaza ati none se bite wowe ko mbona ubaye nk'utaye umutwe? Ati oya ntabwo Alfred yabinkora. Ati nawe uri mubo yariye se? Mbega umukobwa umbabaje. Umva, niba Alfred rwose mwari inshuti, wariwe n'akabwa kiruka. Ati none ndabigenza nti noneho ko ndabigenza n'ubu ngubu noneho ko yaramaze igihe. Ati ubwo uratwite ndabizi, kuko arakufata nyine akakwizeza ibitangaza, akagira ate mukaryamana. Ubwo rero niba utwite rwose n'abari abakobwa nabo bari abana bose nabi. Oya njye ntabwo ntwite, ariko ubuzima bwanjye bwaba bwarahindutse, ntabwo nari nzi Imana ko ibi bintu uzabinkora. Nahise ntabwo mwigeze muryamana? Nabifata ko yamfashe ku ngufu, ariko ntabwo nitsiraga ko yankora ibi bintu. Ntabwo Alfred yabikora pe. No Alfred arimo hano. Uti baragukubita, barakumena amabinga, bari abakobwa bose n'abari abagore bose niwe baje kureba. Nureba abapolisi n'ibiki, ahubwo niba hari n'ikintu muziho, uva aha ngaho banamenye yuko ari we muherukana, bagufunga kuko abenshi banabajyanye, bari nabo maze igihe yarabibye yarigendeye. Ubwo mukobwa yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Telefone za ba Mireye nta yari iriho, telefone za Sandrine nta zari ziriho. Ubwo umukobwa udufaranga yari afite mu isakoshi yahise adufata, afata imodoka asubira hahandi bakoreraga. Ahageze yasanze nta Mireye, asanga nta Sandrine. Ayoberwa ibintu ukuntu byagenze. Urumva yari amaze iminsi 2 kuri hoteli ategereje Alfred, abantu bose bari kuvugana. Ahita ajya ku iduka ye, iduka ryasanga harafunze, nta kintu kirimo. Yahamagaye Filipo aramubura. Clarisse icyo cyaramurenze, ubuzima buramurenga, noneho abura ahantu anaryama, ararira, ubwonko bwe burahindukira, mbese asubira kumwe yari ameze. Ni ibintu byamutunguye, ni ibintu byamutangaje, ni ibintu byamubayeho atari yiteze ko azigera abona mu buzima bwe. Ubwo yaragiye nyine, yari umukobwa uri aho, bucya nyine aramanuka ajya kurara ahantu muri gare nyine. Bucya abyuka mu gitondo ajya gushakisha akazi. Yashakishije akazi asaba buri wese, umuto n'umuhisi n'umugenzi, akazi arakabura. Yari umukobwa bigaragara ko ari mwiza, wambaye neza, nta myenda yindi yari afite uretse ya yindi yari yajyanye kubona na Alfred. Urumva ko byari bigoye rwose kuvuga ngo uramuha akazi, si umutekamutwe n'ibiki. Nta kintu yari afite na kimwe kimuranga. Ubwo yaragiye amaze iminsi ari ku muhanda, amaze iminsi asaba amacumbi. Bamwe bakamucumbikira, abandi bakamubwira ati sohoka rwose, ntabwo hano ari uko dukora, nta kazi gahari. Umukobwa umujyi uramucanga. Anyura ahantu bari gukora nyine urusengero, ruhari urusengero, bari gukora ku rusengero, bari gukora amasuku. Abona hari umugabo uhari, umugabo muremure, mukuru, munini, arahinjira. Yaragiye asaba uwo mugabo akazi, aramubwira rwose ndabasaba rwose, niba byakunda nisanze ku muhanda, nshaka byibura niba mwabyakunda mu hano njye mbakoropera, mbakorere buri kimwe cyose, ariko mu mpakazi. Umugabo yaramurebye aramubwira ati ko mbona usa nabi, wanduye, ko nkabona ari umukobwa
umeze uko ameze byakugendekeye bite wa mukobwa? Yaramutekerereje amubwira ko nta nyina agira, nta se agira, ko bamujugunye mu mujyi, mbese amutekereza ibintu ariko bitarimo ya nkuru ya Ruferedi na ba bakobwa. Ubwo Clarisse nyine umupasiteri yaramubwiye ati rero njye nitwa Hiberi, ariko ibyo bintu hano dufite abantu babikora, sinzi wenda niba wajya ubikora ariko ntuhembwe, sinzi, hano dufite abantu babikora kandi wenda abona ushaka akazi. Ati hoya ni ukuri nta kibazo, nta kibazo rwose, nubwo najya nkoropa nkagira nkakora ibintu byose, basi urusengero rwanyu rugahora rukeye, mwaba mumfashije basi nkajya ndara mu bikoni byanyu niba mwebwe bitakunda gukora iwanyu. Umugabo aramubwiye ati umva none se witwa nde? Nitwa Clarisse. Umugabo yaramurebye, tumva mfite mushiki wanjye ufite umwana witwa Clarisse ariko sinzi, none se toke ntacyo ndabona bari kumpamagara, ubwo genda urebe n'abari abakobwa ubwo baraza kubikwemerera, akambabwire bakwemerere, ubwo bakwereka aho uzajya urara hariya mwa kiriya gikoni. Wumva ahamagara umukobwa umwe, araza aramubwira ati rero uyu mukobwa nsanze aha, nyine amusobanura ibintu byose. Baramwemera. Clarisse yari umaze iminsi hafi 4 hanze abungera, bamuha akazi aho ngaho, akajya nyine akoropa, akarara mu gikoni cye ku rusengero, agakoropa, koza amadirishya, akavoma mu rusengero ruhora rukeye. Ba bantu bazaga kuhahoza kwa gatandatu bose bamera nkaho abasimbuye. Ubwo yabaga ari kuririmba, akaririmba, yabaga ari umuko, yari afite ijwi ritangaje cyane. Umunsi umwe amaze nk'ukwezi nyine ari ayiberaho ku rusengero, ubuzima yarayakiriye, mbese ubuzima bwose asigaye abubamo, yarananutse, yari yaramaze kubyibuha, yarasubiye nyine kwa kundi yari ameze kera. Pasiteri umunsi umwe ari nimugoroba araza, yumva umuntu ari kuririmba, aramwumvira, yumva uburyo Clarisse yari kuririmba, ati mana yanjye basi wagiye hehe? Gusa aho ndacyagutegereje, nkuko wansugongeje ku buzima n'ubundi uzongera ubumpe burundu, ntabwo nzacika intege, nzahora ngutegereje kandi ndakwiringiye. Yaririmbye indirimbo rimwe amagambo y'agahinda, umutima we wari warakomeretse ku rwego rwo hejuru. Pasiteri yaraje, ngo Clarisse yakiri kuririmba, pasiteri yumvise amagambo n'indirimbo ze byose, yari yaje atabizi. Clarisse asohotse agiye kumena amazi, yari ari hahandi ku gikona aho baba, agiye kuyamena kuri pasiteri, arikanga. Hiberi aramubwira ati umva, amagambo yose waririmbaga nayumvaga wa mwana we, ufite ijwi ryiza, ufite ijwi ritangaje, uzi ko utumye ndira, unyibukije mushiki wanjye, afite umwana witwa Clarisse, ntabwo akibaho ariko mwaririmbaga kimwe, uraririmba rwose nkawe neza cyane. Umva, ibyo bintu byo gukora amasuku hano ntabwo ngishaka kubikora, nshaka kujya muri korali. Ahubwo na n'ubu tugiye kumara imyaka 2 tutarabona umuntu waririmba ijwi rye, ariko uririmba nkawe wagira yakuvuzukiyemo, wabinyemerera? Clarisse yaramubwiye ati use mbahobere? Yego nta kibazo. Yaramuhobeye, yahobeye pasiteri nyine Hiberi. Uwo mugoroba Hiberi yahise amubwira ati bakira utuntu dukeya ufite aho uze tujyane mu rugo. Clarisse yajyanye na Hiberi, akiwe mu rugo, yari umugabo w'umukire. Ubwo Clarisse kuva uwo munsi yatangiye kujya aririmba, itangira kwiga indirimbo, yari afite ijwi ryiza cyane ku rwego rwo hejuru, akomeza kuririmba. Noneho bitangira kuba nyine umuco w'uko ari uzajya atera indirimbo zose zo ku rwo rusengero. Yabaye umuntu uyoboka Imana, umuntu wo muri korali, aba umuntu w'umukiranutsi ku rwego rwo hejuru, ibyo atarazi, ibyo atari yarigeze. Uwo yari amaze kugira imyaka muri 19, aba umuntu usenga Imana cyane. Ubuzima bwarakomeje, rwa rusengero rugira ibitaramo, rugira ibiterane, rugira abashyitsi babakira abantu benshi. Clarisse Hiberi yaje kumubaza niba yarize, aramubwira inkuru ye, amubwira ko atigeze yiga, yacikije amashuri, maze bahita bamutangira kumwishyurira. Atangira kwiga wa gatandatu, anaririmba, atangira kuba umuhanzi noneho uzwi, atangira kuririmba indirimbo ze ku giti cye, atangira kuzisohora, aba producer barazikunda, abantu bose barazikunda.
Clarisse aramamara akiri mu mwaka wa 6 segonderi. Umunsi yasojeho umwaka wa 6 segonderi hari abantu benshi, ni nawo munsi yari yaronshinzeho album ye ndetse n'igitabo cye. Clarisse yafashe ijambo yambaye ikanzu nziza kuko yigaga mu kigo cyiza, abwira abandi aho bose. Yaravuze ati nshimira buri muntu wese uraha, nshimira umuntu wese wanyizereyemo, nshimira umuntu wese wumvise ko nshoboye, ndashimira Pasiteri Hubert yamfashije ubuzima bwancanze meze nk'umuntu uri mu kirere nabuze n'uwampa amazi. Ubuzima bwanjye yabugize bushya, niwe wambonye mw'iyi mpano, nubwo atari we wa mbere, yari uwa kabiri. Nabaye umuntu muzima kubera we. Niba wumva ko ubuzima bwawe bwarangiye cyangwa butagihari, haba hakiri Imana yombora ibikomere kandi reba imfubyi n'abapfakazi ikabareberera. Ibyo nibyo byambayeho, none mbagaza imbere yanyu babwira ko nta Imana itagukura. Ijwi ryanjye rirumvwa mu gihugu hose, ndajya mu marushanwa gatsinda, umuziki wanjye wabaye umuziki koko. Ibi byose mbikesha Imana. Mwese mwarakoze. Abantu bamuhaye amashyi. Clarisse atangira gucuruza indirimbo ze, arakundwa cyane, akora ibitaramo, abantu bose baramukunda. Umunsi umwe ari mu gitaramo yabonye umuntu uri gutambuka ariko bari kwanga ko yinjira. Yabonye umuntu banze ko yinjira, we yari ari mu modoka nyine nk'umuhanzi ari kwinjira agenda, abona hari umusore bari kwanga ko yinjira muri icyo gitaramo kubera nta mafaranga yari afite. Yahagaritse imodoka, arebye yitegereje abona ni Filipo, wa musore wari warabuze uko yagera kuri Clarisse kubera Clarisse yari asigaye ari umuntu ukomeye cyane, yumvwa mu gihugu, yandika ibitabo. Abona uwo musore bari kumubuza kwinjira, yibuka uburyo Filipo yamufashije, yibuka uburyo yamubuze, ahagarika imodoka avamo. Ababwira nyine kumureka aho kwinjira ahubwo akaza mu modoka. Ubwo Filipo nyine yaraje, baraza asanga Clarisse mu modoka, yaramuhobeye cyane. Clarisse aramubwira ati Filipo, uracyabaho nyuma y'iyi myaka yose? Ndacyabaho, ndacyabaho ariko nagiriwe nabi. Cyagiye ukimara kugenda baramfunze barankubita. Aho nsohokeye namenye ukuri kose ko ibintu byabaye. Sandrine yarakugambaniye, niwe wohereje wa musore Alfred agushyira mwa buriya buzima. Mireye ntabyo yari azi, ari Mireye baramufunze, nanjye baramfunga. Sandrine yijyaniye na wa musore ibintu byose. Rya joro ukiva mu rugo bahise baza baradufata baratujyana. Ubu mfunguwe vuba aha ngaha. Mireye we sinzi iyo yagiye, gusa nyine nishimiye kuba warateye imbere, kuba umeze utya, ubuzima bwawe bwarahindutse. Imana yaguhaye umugisha. Clarisse yahobeye Filipo. Uzi ko ubuzima bwe bwose yabukeshaga Filipo, nubwo bwose bamugambaniye. Yahobeye Filipo maze bakomezanya imbere, noneho amujyana n'imbere, atuma abantu kumugurira imyenda myiza. Filipo aramwambika. Uwo munsi igitaramo gisoje yashimiye Filipo ndetse amubwira ko amukunda. Clarisse kuva icyo gihe yabaye inshuti na Filipo, barateretana, ubuzima bwabo bugenda neza. Clarisse abantu bose baramushakaga ariko yari yarabuze umuntu yakunda. Bwagezeho hashize imyaka 2 we na Filipo barabanye, bakora ubukwe bw'igitangaza. Clarisse yari yabaye umusitari ufite ijwi ritangaje rihebuza buri wese mu ndirimbo z'Imana. Barabanye ariko ku munsi umwe bamaze kuba nyine abantu bakiri abageni, Clarisse yafashe imodoka, we n'umugabo we Filipo bajya kureba umwarimu witwa Jeanne. Bagiye aho iwabo bari batuye kera cyane, bajya gushaka wa mwarimu witwa Jeanne.
Clarisse yasanze Jane wa mukecuru wari waramubwiye ko ijwi rye rizamukura aho ngaho yari yicaye inyuma ari muri class. Yasanze yarashaje ariko aramushimira, amuha impano, amuha ibintu byinshi cyane. Ubwo nyine ubuzima bwarakomeje, Clarisse nyine abana na Filipo ndetse yewe babyara umuhungu. Hashize imyaka 2 babyara n'umwana w'umukobwa. Umwana umwe bamwita Filipo w'umuhungu, undi w'umukobwa nawe bamwita Clarisse. Bari umuryango wishimye, mbese ku buryo ubuhamya bwa Clarisse ahantu hose yageraga abantu barariraga, abantu bose babonye ko yabonye umubyeyi. Filipo yamubereye umubyeyi atamuzi, birangira amubereye n'umugabo, amubera ipfundo ry'ubuzima bwe ndetse n'umuryango we na papa w'abana be. Nuko inkuru irangiye rero y'uyu munsi ya Clarisse wahoze ari imfubyi, ariko nyine agashukwa n'umusore w'umunyemari kubera akagambane kabamugiriye neza. Ariko nyine byaje kurangira Mireille nyine asohotse muri gereza, we yari yaraburiwe irengero, ariko nyine nawe baramwakira, bongera kuba inshuti. Uwitwa Sandrine ntibongeye kumubona, n'uwitwa Alfred ntibongeye kubabona. Hashize imyaka 5 bumvise ko ba bantu burya bafungiye muri gereza ku byaha byabo byabahamye, nyine bagendaga bakora ayo marigo ku bantu bose. Ndagushimira rero kubera wakoze subscribe, ndagushimiye kubera ko wumvise inkuru ikabirangiye, inkuru ya Clarisse nibikubereye mu isomo cyangwa niba hari icyo yigiyemo. Rwose mujye mukunda Imana kandi mwizere gake. Nanone kandi kwizera gake mvuga no kwizera abantu, Imana yo muyizere cyane, kuko nyine iyo ushyize ibyiringiro byawe mu Mana byose bigenda neza. Ndagushimiye rero mukunda Imana n'abantu kandi mugira impagarike n'ubugingo. Nge nitwa Tiyunsanze, ndabakunda cyane. Ciao ciao. I love you. Bye. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.